Basuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Muri iki gihe amafaranga niyo yabaye ikimenyetso kiruta ibindi byose. Amafaranga niyo yabaye umwami mushya uruta abandi bose, uhatse abatagira ingano akabaha kadakoresheje kubaboha ahubwo akoresheje gusingizwa. Niyo mana abantu benshi basenga. Ese uburamutse usanze aho kuguha ubwigenge, amafaranga ahubwo abaye yarize buhoro buhoro kuduhindura abacakara. Amafaranga ni igikoresho cyiza buri wese akeneye. Twese turayamaranira kuva izuba rirashe kugera rirenze. Atuma benshi bafasha hasi indangagaciro zabo bagakurikira amafaranga. Twayahaye agaciro ku buryo tuvuga ko buri kintu cyose kibaho kiba gifite igiciro. Buri cyose kiragurwa kandi kiragurishwa. Akoreshwa ahantu hose habaho, agahabwa amazina atandukanye bitewe n'aho akenewe. Mu rusengero bayita amaturo, muri leta akitwa umusoro, mu gushyingirwa akitwa inkwano, mu bushuti akitwa impano, mu bucuruzi akitwa ikiguzi, mu butabera akitwa amagarama n'andi mazina menshi cyane tuyaha bitewe n'icyo akenewemo. Niba amafaranga yarafashe umwanya ungana gutya mu buzima bwacu nuko ari meza, ariko muri iki kiganiro ntabwo tugiye kuvuga ku bwiza bwayo kuko turabuzi. Tugiye kuvuga uruhande rwayo rw'umwijima. Tugiye kuvuga uburyo ahindura imitekerereze n'imiterere y'abayafite n'abatayafite. Tugiye kuvuga ku kuri kwijimye kw'amafaranga. Tugiye kuvuga ku mibereho igoye itavugwa abakire n'abaherwe babamo. Tugiye kuvuga ku gahinda kabo baterwa n'amafaranga.